ushobora kuba uri kubabara bikaba biri normale, ari ibintu bisanzwe nyine ko abagore bose dukwiye kubicamo, ariko hakaba n'igihe ubabara ugasanga atari ibintu bisanzwe. Niyo mpamvu ngiye kubabwira ububabare buri normale biba byagenze bite, n'igihe habayeho ibintu bitari normale cyangwa bidasanzwe biba byagenze bite. Icyambere, twongeye kubasuhuza kuri EFM, ni Elisa na Fofo Ministry nk'ibisanzwe. Amahoro y'Imana akomeza abe muri mwe. Tumaze iminsi rero tuganira, twari turi muri Warubizi, turi mu biganiro bitandukanye ku muryango, tuvuga umuryango, tusengera umuryango, tujya inama, turaganira murabizi nk'ibisanzwe, kandi tukawusengera. Rero ntago ndi njyenyine birumvikana, ndi kumwe n'umuryango, ndi kumwe na Sheri. Umeze ute? meze bon, meze Suhuza neza. abantu rero. Ndabasuhuje, ndabaramukije. Uyu munsi rero twagarutse nanone n'andi makuru twifuza kuganira, ariko cyane uyu munsi ndaganira n'abagore, ariko nifuza ko abapapa nkamwe mwakabaye muri hafi mukamenya ayo makuru, mukamenya ibintu duhura nabyo. N'abagabo rwose murararikirwa kumva iki kiganiro. Tuba duhari. Ni ukuri bless you. Abagabo rwose bahaba mw'icyo gihe ngiye kuvuga, Imana ijye ibaha umugisha, kuko igitsina gore cyangwa se abagore bajya bahura n'utuntu twinshi dutandukanye, cyane cyane ku bintu no munsi tugiye kuganira. Niyo mpamvu rero abagabo bari bwumve rwose iki kiganiro ntibagisote, ntibakureho urushinge, niko bajya bavuga, ntibihutishe, kubera ko biradufasha twese. Umugore wawe ashobora kutacyumva, ariko we wacyumva ukaza kumusobanurira. Yego. Uyu munsi tugiye kuganira ku mpamvu zitera ububabare abagore bumva bamaze kubyara, mu kuribwa mu nda. Impamvu zitera kuribwa mu nda mu gihe umuntu amaze kubyara, kandi rwose urumva iyo dutwite uba wumva numara kubyara nta wundi munaniro, nta yindi stress, rwose uraba uruhutse. Ariko harimo wenda abantu babyaye bakibaza ikibazo wenda nk'icyo nanjye nibajije cyangwa n'abandi bibajije, ko hari igihe usanga umubyeyi yarakuganirije, ariko akumva nyine ibintu ababyeyi bacamo uzabicamo, nyine uzabigeramo, ubicemo, nubigeramo nuko uzabicamo, ugasanga hari igihe atabikubwiye. Noneho byakubaho ugatangira kwibaza ibi ni ibiki biri kumbaho, naba ntari normale, naba nabyaye hakaba hari ibintu byansigaye mu nda, kuko buriya umubyeyi wese aba ari kuri risk. Kiriya gihe ni igihe kidasanzwe, nkeka ko umubyeyi wese uhavuye amahoro yakabaye ari umuhamya wo guhamya ko Imana ibaho. Ni ukuri yakabaye ari umuhamya wo guhamya ko Imana ibaho, kuko iriya ni procedure, ni process Imana y'ubwayo yiyigiramo, ikigiramo, igakoresha abaganga, tukabona umwana muzima, ababyeyi bacu bakabona abuzukuru bazima mbese. Hanyuma rero tudatinze, nk'uko twabivuze, tugiye kuganira ku bubabare umubyeyi wese agira nyuma yo kubyara, kuko ni hafi ya bose, abagore bose bamaze kubyara ubwo bubabare bwo mu nda barabugira. Hakaba abibaza nyine se biba byagenze biti. Rero akenshi bakunze kubyita ngo ni after pain, mu rurimi rw'amahanga bavuga ngo ni after pain. After pain rero niyo tugiye kuvugaho uyu munsi. Umubyeyi wese, after pain ni iki? Nyine nubwo bubabare umuntu yumva amaze kubyara, nyine urumva ni nyuma yo kubyara hakaba ububabare, ni ibyo ngibyo. Hanyuma umubyeyi wese, habe uwabazwe n'uwabyaye atabazwe, aka kantu nagakosore. Abantu mukunda kuvuga ngo ese ngo yabyaye neza ngo cyangwa ntago umubyeyi wese ngiye ntekereza ko iyo ubonye umwana muzima buryo uba wabyaye neza. Ariko kubyara biratandukanye. Gusa hari abantu babyaye bababaze, hari n'uwabyaye batamubaze. Tubivuze mu buryo bw'ikinyabupfura, nuko nko twabivuga. Hanyuma rero ari umubyeyi wabyaye abazwe n'umubyeyi wabyaye atabazwe, bose banyura muri ubu bubabare. Rwose abagore benshi banyura muri ubwo bubabare,
ariko ubu bubabare buba buri hagati y'iminsi n'icyumweru umuntu abwumva, ntago ari ububabare bumara igihe kirekire. Dukuyemo wenda umuntu ushobora kuba yabazwe, ushobora kugira ububabare bw'igihe kirekire kubera wenda C-section, murabizi iyo bakubaze nyine ububabare bw'igisebe buri gukira, abo ngabo wenda bashobora kurenzaho iminsi, ariko ubundi ni ububabare budakunze kurenza ibyumweru 2 bukaba buri kurangira. Ahangaha rero ushobora kuba uri kubabara bikaba biri normale, ari ibintu bisanzwe nyine ko abagore bose dukwiye kubicamo, ariko hakaba n'igihe ubabara ugasanga atari ibintu bisanzwe. Ayo mpamvu dukwiye iki kintu turi kukivugaho kugira ngo umuntu wese ajye yita ku buzima bwe, amenye ese ibi bintu ndi gucamo biri normale, ni ibintu bisanzwe. Niyo mpamvu ngiye kubabwira ububabare buri normale biba byagenze bite, n'igihe habayeho ibintu bitari normale cyangwa bidasanzwe biba byagenze bite. Icyambere, impamvu ya mbere ituma umuntu ababara ni igihe ubwo urumva abagabo kuntu tuba twarakubititse abagore turabyumva. Impamvu ya mbere nuko bayita after pain, nuko uterus, icyo twita nyababyeyi mu nda y'umugore iba yaratwise umwana ikaguka. Iyo umuntu amaze kubyara, nyababyeyi ikenera kongera gusubira ku rugero runaka yari iriho utaratwita, size yari ifite cyangwa se ingano yari ifite utaratwita. Rero muri icyo gihe uterus iba iri gucontracting cyangwa se iri gushrinking, iri kwiyegeranya kugira ngo izasubire uko yanganaga utarasama, utaratwita. Ibyo rero uko kuntu nyababyeyi iri kwiyegeranya bitera ububabare, ndetse rwose ukaribwa. Bakunze kwigereranya abantu bajya baribwa bari muri period cyangwa se bari mu mihango, barabizi. Icyo gihe rero nyababyeyi iri kwiyegeranya wumva ubwo bubabare nk'aho wagira ngo uri no mu mihango nyine ukababara. Hanyuma ibyo bintu bishobora kumara hagati y'ukwezi n'igice n'amezi 2, ubwo ni hagati y'ibyumweru 6 n'ibyumweru 8. Rwose unasanga abaganga babwira umubyeyi ati rwose nibyo bita bya indi byo kujya ku kiriri, rwose uzabanza utegereze ukire. Umubyeyi n'ukuri bagabo muduteze amatwi, umubyeyi abatarakira, umubyeyi abafite ububabare, rwose mujye mubaha agahenge nuko bareka nagira umuntu bakoraho. Urumva ububabare baba bari gucamo, ntabwo izo feeling zifite. Umubiri ukisuganya, uri gucontractinga muri ibyo byumweru 6 ukize vuba, ibyumweru 8 hari abagabo baba batabizi, akumva nyine ntabwo ari kumva impamvu muganga yamubwiye ngo umubyeyi ari kukirira kubera inzara nyinshi, ntabwo biba byoroshye. Hanyuma ako ni akambere, ni uko nyine nyababyeyi yawe iri kwiyegeranya. Hanyuma icya kabiri urabona kuri akuntu akenshi akangaka ndakavuga ku bantu babazwe. Abantu babazwe hari igihe habaho icyo twita gaze cyangwa se constipation, ugasanga ku muntu wabazwe bamuhaye imiti igabanya ububabare, hanyuma iyo miti igabanya ububabare iri gutuma nyine mu nda ibintu byiwe bigenda gahoro cyane. Hanyuma bigatuma igifu niba cyajyaga gikora akazi kacyo, ukajya kuri toilette amasaha angahe, hari imiti baguhaye biri butume nta gazi irasohoka, nta wagize constipation nyine kwituma birakomeye, ntago ubasha kujyayo. Ibyo bintu bigatuma ubabara mu nda ndetse cyane, ukumva urababara, ariko mu gihe runaka bajya bavuga ngo nari ntegereje gaze, ibintu nk'ibyo. Iyo bibaye utangira koroherwa mu nda, kuko umubiri uba utangiye kumera nk'aho utangiye gukora nyine mu buryo busanzwe. Hanyuma iki gihe iyo kirangiye nyine ubonye gaze, urumva utangira kugabanukirwa. Icya gatatu gishobora gutuma nanone icyo twita nyine wumva ubwo bubabare, icyo twita involution cyangwa se gucontractinga kwa uterus. Nibyo twari tuvuyeho gatoya, nari nabivuze hejuru. Uku gucontractinga kwa uterus cyangwa se kwiyegeranya kwa uterus kwa nyababyeyi iri mu mugore nyine bituma ababara. Ariko hari akandi kantu, urabona iyo umugore ari konsa,
uriya iyo umugore ari konsa nibwo yumva ububabare ku rwego rwo hejuru yumva ari kubabara kandi akumva ntago ari bwako umwana ibere uko umwonsa niko mu nda ubabara ubwo bubabare bwose bugahurirana ariko impamvu ibitera ni iyi ngiyi iyo uri konsa umwana hari umusemburo twita oxytocin umusemburo mu cyongereza ni hormones cyangwa se hormone iyi hormone cyangwa se uyu musemburo iyo utangiye konsa umwana wa musemburo uhita uvubuka urivubura mu mubiri hanyuma uko kwivubura mu mubiri k'uwo musemburo bituma noneho uterus cyangwa se nyababyeyi yawe yiyegeranya vuba vuba ariyo mpamvu banavuga ngo umubyeyi wonsa umwana inshuro nyinshi nyine by'amasaha menshi konsa tumaze kubivuga inshuro nyinshi hanyuma uyu nawo ni umumaro iyo uri konsa umwana cyane umwana akakwemerera nawe akonka ukira vuba mu nda nyababyeyi irisuganya vuba yego ukira vuba konsa cyane ishwadi nayo ni shwadi yego ukira vuba kuko uyu musemburo nubwo uza ukababara ariko uyu musemburo ugufasha ukira vuba kuko uterus nyine cyangwa se nyababyeyi yiyegeranya vuba vuba rero ababyeyi bajyaga bonsa akavuga atari kose ko mbabara mu nda ndi no kumwonsa niyo mpamvu hari uwo musemburo nyine uhita wivubura hanyuma ukumva urababara ariko bikanagufasha gukira vuba yego uyu musemburo abantu benshi bakwinze kuwita ngo ni love hormone wenda tuzakagarukaho ubutaha ariko reka mbe bavumbijeho iyi love hormone iyo ukundana n'umuntu mukabonana nyine mwegeranye donc wa muntu mwegeranye muri relationship yanyu mwahoberana iyo muhoberanye uwo musemburo nibwo uza cyane mu mubiri wawe hanyuma n'umwana urabona ko akunda umubyeyi abyara umwana ababyeyi mwese mwagize ayo mahirwe umwana wamara kumubyara bagahita bamugutereka mu gatuza skin to skin ni kwa kundi nyine umwana aba yambaye ubusa nawe wambaye ubusa bose bagahita bamuguterekaho umubyeyi niyo yaba ari kubabara gute ubwo bubabara uhita wumva utazi ahantu bugiye uzi ikintu kibitera iyo umwana akugiye hano mu gatuza wa musemburo uhita usa nk'uwirekuye ari naho bavuga ko ukiriyetinga bond connection cyangwa se turabivuga gute igihango bond connection ni nko kuvuga kwa kundi umubyeyi yumva umwana mukunze cyane n'umwana kumva kunze nyina cyane nyine icyo kintu cy'urukundo giheraho no mu nda nyine urumva biba bihari ariko none yo mugishyize mu gatuza uhita uba calm kumva ububabare buragiye n'umwana hari igihe aba ari kurira bamugushyira hano agahita yicecekera ceceka ati numvise isi yanjye ubundi ayo marangamutima iryoshye nta n'ikintu wayagereranya nayo uwo musemburo abagabo natwe turawugira sha yego oxytocin uretse nzabikora ubushakashatsi neza mu gituza nkahita numva nkize n'ibara y'inzu n'urugero yego uyu musemburo ukorerwa muri hypothalamus cyangwa se muri brain mu bwonko ni umusemburo abantu bose bagira uba ugomba kuba released noneho umuntu akumva ibyishimo akumva afite nyine urukundo rwa mugenzi we tuvuge niba ari umupartenaire wawe niba ari umwana wawe cyizere umugirira byose byinshi bituruka ku uwo musemburo urumva ko uwo musemburo urakaze ntabwo unoroshya ahubwo umusemburo abantu barawukeneye twagiye hanyuma ikindi kintu gishobora gutera ububabare twabivuzeho ni ukuba uri gukira ibisebe nko ku muntu babaze uri gukira nyine igisebe uko bakubaze hagenda hakira uruhu rwiyegeranya yego ibyo nabyo bitera ububabare mu nda ukumva nyine uri kubabara n'abantu babyaye batababaze nabo iriya mitsi iyo iri kwiyegeranya uko umwana yamanutse biki byose bitera ububabare urababara hanyuma rwose niba hari umuntu waciye muri ibyo bintu akumva ntago azi impamvu akumva se ku kindi kuribwa k'ubu buryo kandi nabyaye niyo mpamvu ariko noneho ndagira ngo tugaruke ku bintu bishobora gutuma noneho ubyitaho cyane ukavuga ati nyamara ibi bintu bishobora kuba bitari normal kuko byose uba uri kuribwa ariko reka mbabwire ikintu cya mbere gishobora gutuma uvuga ati nyamara ibi bintu ntabwo biri normal kuba uri kuribwa ariko ukumva utangiye kugira umuriro
ukumva utangiye kugira umuriro, uratitira. Icyo gihe hari igihe haba harimo ama infection urinere cyangwa se kwa kundi mu muyoboro w'inkari harajemo ama infection. Ibyo bintu rero bitera umuriro, ndetse umuriro mwinshi umuntu nyine akumva yarwaye mu bundi buryo. Cyangwa se ukumva kwa kundi hashize igihe kirekire, nyine bya byumweru byarashize, cya cyumweru twababwiraga, bya byumweru 6 nabyo wenda biranashira, nta nubwo birinda kugera aho hose. Ubundi byumweru 3-4 ntabwo uba ukwiye kuba ukiribwa mu nda. Rero ni byiza ko niba wumvise hamaze igihe kirekire ariko kumva uracyaribwa mu nda, ni byiza kwitugana muganga, kuko nabwo haba harimo ikibazo. Ntabwo aba ari ibintu bisanzwe kuba waribwa igihe kingana gutyo cyose, kandi wenda bavuze ko hagati y'iminsi n'icyumweru umuntu aba yakize. Icyo gihe haba harimo ikibazo. Noneho cyangwa se umuntu akajya kwihagarika, akumva umunuko udasanzwe mu myanya ye y'ibanga, ama discharge cyangwa se ibintu biri kuvayo, ukabona ni ibintu bidasanzwe, cyangwa se ukava cyane. Ibyo ni ibintu byose, ukava cyane hahandi utangira kubonamo n'amaclotting cyangwa se ibibumbe by'amaraso byinshi bidasanzwe. Ibyo ni ibintu bikwiriye gutuma uhita ukora attention, ntuvuge ngo ni ibintu bisanzwe reka ndindire nzakira, ugahita ujya kwa muganga. Kuko dutakaza abagore benshi muri iyi session cyangwa se muri iki gihe runaka, abantu bari kugira ngo bari gukira, ugasanga umugore ni hapfiriye kandi yari yarabyaye, akabyara umwana muzima, akabyara wenda batanamubaze, nyine ugasanga turabatakaje ko yagize ngo ni ibintu bisanzwe. Kutamenya. Rero rwose ndabibabwiye, ukibona akamenyetso kamwe konyine karahagije kuba wahita wirukanyira kwa muganga, ukabaza muganga ati se ibi ni ibiki, ibi ni ibiki. Hanyuma ndakeka ari ibyo ngibyo by'ingenzi umuntu akwiriye kwitaho muri icyo gihe cyose umaze kubyara. Ukabyitaho rwose, ukamenya ngo niba ugakomeza wiyumva ukurikije ibyo byose twavuze, ukamenya niba ari ibintu biri normale cyangwa se ukamenya niba ari ibintu bitari normale. Hanyuma ibyo bizagufasha nk'umubyeyi kumenya uko wiyitaho, uko wita ku muryango n'umwana wawe wabyaye, kuko buriya uba wagize umuryango nyine. Rero abagore rwose babyaye bwa mbere nibo tuduhura n'izo challenge cyane, ariko nk'uko umugore ubyaye bwa kabiri hari n'igihe bavuga ngo hari igihe aribwa cyane kurushaho. Yego. Ibyo byose bitandukana n'imibiri igiye itandukanye. Rero rwose sinababwiye strategy ko konsa kugira ngo mukire vuba mujye mwonsa. Hanyuma hari akantu nshaka ko dusorezaho. Yego. Abantu bashaka kumva twakoze iki kiganiro bakabyibazaho, ariko wenda tuzakomeza no kubiganiraho, n'abazabishaka bakumva bashaka byimbitse bazatwandikiye muri comment. Urabona ko akunda umuntu abyara akagira mu nda hanini. Hari ababyara bakagira mu nda hanini, hari n'abandi babyara ntibagire mu nda hanini. Yego, ariko njyanye njya mbibona, nabona inda yarafite inda ntoya ariko yabaye umusozi noneho. Biterwa rero muri makeya ni ibintu bifite impamvu nyinshi cyane zibitera. Ubwo najyaga ngira ngo ni umwana warabyize indika akaba ari utuma hano haba hanini kwa. Kuko twese iyo tumaze kubyara, ariko bijye biba no ku bantu batarabyara anyway, bakagira mu nda afite inda imeze ukuntu. Abantu b'abakobwa bakiri bato bisanzwe nuko ubyibuha bisanzwe. No burwayi ibyo? Oya, nta burwayi burimo. Nuko ubyibuha bisanzwe. Noneho bigaturuka cyane no kuri genetique cyangwa se uruhererekane nyine rw'ahantu tuba twaravutse, uko babaga bangana, ni ibintu bihererekana, ugasanga umuntu arabyibushye arananutse. Umuryango wabo baba bagira inda. Babyibuha bagira inda ni. Bagira inda. Hanyuma hari n'abandi usanga mu muryango wabo ari uko biteye, batanda bafite. Noneho niyo rero no kumukubyara naho ngaho bituruka. No mu kubyara hari ukuntu umuntu imibiri y'abantu ireactinga cyangwa se yitwara mu buryo budasanzwe. Ngewe wanjye ukaba wakitwara mu buryo bw'uko ntari buhinduke cyane, uwa mugenzi wanjye kwitwara mu buryo bwo guhinduka cyane. Yego, icyo ndacyemera. Ntekereza ko atari ibintu rwose dukwiriye kubona nk'ikibazo, kuko tubanze twemeranye yuko kuyu mwana tuba tubonye aba ari umugisha, twese tumwifuza. Hanyuma niba wowe bihindutse bigahinduka cyane, wibitindaho rwose ngo bikumara umwanya, bigutesha umutekano, ariko bavuga bigutesha umutwe, wumva ari ikintu cyabaye kidasanzwe. Oya, umuntu ashobora kubyara akagira inda itari nini, n'undi agashaka kubyara akagira inda nini. Ariko ibi ngibi abashakashatsi bavuga yuko
iyo ugize amahirwe ukabona cyangwa se ufite uwo mwanya ukabona umudokiteri ugufasha mu ma exercice yo gukora babyita gukora umubiri cyangwa se yo gukora siporo akakubwira ati mu kimwe kigegero umwana wawe arimo ushobora gukora izi siporo yego imyitozo ngororamubiri ushobora gukora izi ngizi umubiri wawe ukongera ukegera nawe ugahita ugira mu nda hegeranye ariko mbabwiza ukuri ibi bisaba yuko ubona umuntu wabyigiye akagufasha mutazicisha abana inzara ngo uri gushaka yuko umubiri wawe wongera guterana umwana bakwiye konka umwana bakwiye kubona ibisabwa byose kugira ngo akure nk'uko natwe twakuze ni byiza rero ko ubonye rwose utari kubona uwo muntu ubigufashamo ubihizobereyemo ni byiza ko wonsa umwana wawe umubiri uko uhinduka ugahinduka iyo umuntu amaze konsa umwana kuri ya myaka 2 washobora gukora siporo ukongera ugasubirana birashoboka ni nk'uko bishaka ariko umwana atabirenganiyemo hanyuma ikindi kintu gishobora kubitera ubwo twari tumaze kuvuga ko genetique irakonta cyangwa se uburyo ki mu miryango yacu hagiye hameze uruhererekane rw'amagene biradukurikirana hanyuma ikindi gishobora kubitera ni ugutwita natwise impanga we watwise umwana umwe watwise impanga inda yiraguka cyane hakabaho utumasozi two mu nda tugenda dutandukana rero iyo uwo mubyeyi yabyaye biragoye ko iyo nda yongera kwisubiranya vuba nk'umuntu wabyaye umwana umwe masozi zitatandukanye cyane cyangwa se n'ibiro by'abana tubyara nabyo birakonta ese nabyaye umwana ufite ibiro 5 undi yabyaye umwana ufite ibiro 2 ibyo bintu rwose urumva ko ni impamvu nyinshi zibitera zidakwiye gutuma umubyeyi wese avuga ngo nyamara ngo byahindutse abagabo nimubibona mujye mwumva ko ari umugisha mwagize nimubone ko ari ikibazo mufashe abadamu banyu kwiyakira mu buryo bwiza tuzajya tubafasha turabakunda rero reka tube dusoreje aho ngaho ni mu bikunda muzatwagiye muri comment tubivugaho birambuye ariko turabakunda komeze mudukurikirane ukomeze ukurikirana ubuzima bwawe nicyo kiba kitwicaje hano hanyuma rero ukomeze unadukurikire nabonye kuri TikTok abantu ari bwo babaza ibibazo bisanzuye sinzi impamvu iyi TikTok yitwa Elisa Build Love and Faith nubwo ni Elisa na Fofo kuri TikTok naho turaganira mu buryo bwihuse cyane kwa kundi wenda YouTube utabonye akanya kuri TikTok naho tuba duhari wanyarikiriza akabazo kawe cyangwa se nabari kuri TikTok mukajya kuri YouTube channel yacu Elisa na Fofo Ministry tukaganira kurushaho kuko aba ari ikiganiro kirambuye bye bye thank you